iyo yaciye mu mazi bayitetse inyama ni inyama nta kundi byamera nuko nyine ntabwo ibinaryoshye iraryoshye bifite n'ibinure ubure kisimbwa mutaziri ahubwo ukwiri hano ugenda kuri buceri ugenda ugura akanyama nawe urahafu yiri niba nta wapfuye ibyo n'akazi ke n'umurekera imbwa ye imbwa ziba zibaha agaciro rero mubwira ngo iwacu ntabwo ikihatambagira bazimazeho n'uyifite arayirinda nk'uko urindi tungo ryawe bisanzwe bakugurira imbwa ntacyo iyo mbwa yingurire ntacyo bitwaye ariko rero dore ngiyi ese ni inyama y'imbwa ko mbona iryoshye cyane iraryoshye. aha ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama mu gasantere ka Rwagitima ku isoko ubwo umuhungu w'imyaka 40 yacuruzaga imbwa ndetse akazigaburira abantu bakazirangura baziranguraga ku bwinshi nk'abagura amasuka dore ko yagaburiraga abantu ingo zirenga 22 kandi izo ngo zose zaracuruzaga inyama bazicuruzaga kumara nk'amezi 2 ariko umuhungu yaje gufatwa atwarwa mu nzego z'umutekano ikurikiriye ikiganiro kuntu cyatangiye n'ukuntu cyarangiye abaturage baragira bati imbwa bazireke tujye tuzirya dore n'ubundi twaraziriye amezi hafi 2 ntacyo twabaye. Iyi ni Kabasi TV show komeza wiyumvire nawe. haraho nagiye rero ntabizi yana yihagiye mu bikoresho cy'ubuhingo nuko yagiye hanyuma birangiye haragenda tebino hano hari inyama batekeye ndarya nta kibazo igira inyama zitukura zigerekeranyije nk'izinka cyangwa z'imboga baye nguko nuko byagenze iyo yaciye mu mazi bayitetse inyama ni inyama nta kundi byamera nuko nyine ntabwo ibinaryoshye iraryoshye bifite n'ibinure ubwo rero ngayo nguko intangane ntiwamenya iby'umuntu ibyo ari gukeka we namo kwigisha cyo ko rw'ubu byari bitandukanye ntabwo byaherukaga iwacu natwe hari abantu bigeze hari umwana bafatanye imbwa yayibazi noneho baramufata bakagira ngo ni akamari kandi k'ihene nuko hanyuma rero baze kurebera basanga ni imbwa ubwo rero uko byagenze ntumbaze abakurikiranye iyo mbwa bari bajyanye ndatemwa n'umuntu wari wamubujije akamuzanira iyo mari bari basanzwe muri make hanyuma rero ubwo bamufasha atarayijyana ariko abayobozi bakamuhamagara bati birangira rero bafashe uwo mwana ko ari imbwa ariko barabasiga baramufata baraza ubuyobozi baravuga ati niba nta wapfuye ibyo n'akazi ke n'umurekera imbwa ye imbwa ziba zibaha agaciro rero mubwira ngo iwacu ntabwo ikihatambagira bazimazeho n'uyifite arayirinda nk'uko urindi tungo ryawe bisanzwe rero akamari k'imbwa kabaye akaboro nyine ibyo murimo kuvuga ngo niba ari veterineri nane ngo azaza apime haraza agapima ihene bakayiba bakayishyira hariya ariko akamari kandi kaba kari mu nzu kabitse akaguru k'ihene cyangwa agatwe kaba kari hariya nuko kaza ngo ni ihene ariko barakata bazi bashyire kuri burusheti cyangwa hariya urya imbwa uzi ngo ni ihene imanitse kandi muri aka gace na mutarage umuhigi arajya guhiga yamara kwica iyo mbwa cyangwa ari yamucuti we akayibaga no kwibaga akayikwiza mu ati nishe inyamaswa bakayigurisha aho ugeze ukajya ntabwo uzi icyo urya kubera ko imbwa mutaziri ahubwo ukwiri hano ugenda kuri buceri ugenda ugura akanyama nawe urahafu yiri ariko se muzehe twirengagije ko nazariwe birakwiye birakwiye ko abantu nuriye se tutse ikindi kibujiramiye n'ikindi ikirezi umuhogo urajya wakimenya nyuma ukavuga ati narahumanye wagira amahirwe zuhumanye ntabwo bamufite ubwoba n'umugore wagutekeye ko umugore waguhumanya se akagura ibitaribwa ntabwo ubijya ubujya se ubizi n'ibindi rero n'imbwa n'ibyo ngibyo ku muntu w'umuhigi muri make wowe uravuga ko nk'ubu imbwa baraziguze barazimaze nimba ufite imbwa haraza n'umusore w'ingubu akaza akayitwara akayigurisha ahantu bayibagiye muzabica se muzabica he ngo bari no kuziba barazibanye ngo iki muzehe imbwa ubu imbwa igeze ku 20,000 30